kandi ukirimo wibona Imana igutije hayitebo niko numva bavuga nje ntago nagize amahirwe yo kwiga ngo menye nimba hayitebo nazo zigira uko zitandukana nimba ubonye aho uvugira cyangwa ukorera kora byiza vuga byiza ubaka abandi kuko wansuzugura uyu munsi usigaje ibiri nawe ukagenda ubwo si uburwana niki uruwa ryarisi uruwa none ejo ukagenda abantu tumara igihe gito cyane iyi minota ningera amahirwe nkayimara muze kunyumva neza ibyo bintu ni byiza uzira umubwira abantu ngo Yohana bamushyize mu ngunguru y'amavuta ngo bamushyiramo ari umusaza ngo barapfundikira baracanira biratogota ngo bakuyeho ngo barebe ko yahiye avamo ari umusore uzi ukuntu abantu babikunda uzi ukuntu byaba ari sawa ariko uwo nguwo byarabaye mu gihe cye hashize imyaka ingana iki abo uyu munsi nitwe bireba ntago Imana izatubaza ibyo mu gihe cya Yohana ntago Imana izatubaza ibyo mu gihe cya Aburahamu nitwari duhari izatubaza ibyo mu gihe cyacu ibyo twakoze nkatwe hanyuma nibitubaza tumenye uko twitwaye tuzunguka cyangwa dusange twarahombye aho rero ngiye mpageze sinkubeshye wowe uzabazwa ibyo Aburahamu atagenje neza inama utamugiriye wari uhari se hari ubwo Imana izakubaza ibya Eliya izatubaza ibyo mu gihe cyacu none igihe cyacu turimo ni igihe kirimo ibibazo ni igihe cyo mu minsi y'imperuka bisobanura ngo mu gihe ndi kuvuga ku magambo abiri yonyine sindayahindura nshimira abantu rwose mbona murimo kwiyongera ni ibintu bibiri byonyine niba ufite uri mu bihe bitakoroheye bitameze neza ujye wikomeza wirinde guhemuka Imana yabihindura niba wowe rero uri mu gihe kimeze neza aho wamereye neza hakorera ibyiza ntugire ukomeretsa wirinde utabona ufite amaboko uyu munsi ntabwo uzi ngo bizakomeza cyangwa bizahagarara bizwi n'Uwiteka siwifurije ko bidakunda byaba byiza ubuzima bwawe bwose ariko nawe ukora ibyiza ubuzima bwawe bwose wikandagira abantu ruca bantu babwira abandi ngo uzatunga ibi ngo ntakiriho ubwo nyine urimo uragira ngo uveho kugira ngo abitunge nimba Imana yarabimwemereye ukaba ugera ku rwego wirahira ngo utakiriho nibwo umuntu azamera gusa umenye ngo urimo urihemukira kandi uwo nguwo ubibwiye uranamukomerekeje yabitunze ukiriho se nawe ugatunga ibyawe nawe akagira ibye nakari gaciyemo twahoze ducuranga twahoze tuganira ndimo ndagana ku musozo kuko abantu bari kumpamagariramo nta bantu dufitanye gahunda mvuyeho buri minota 10 n'ingahe ndaza kugarukaho nimugoroba nuko nganira iyo naganiriye ndaza nkaririmba tukishima ariko nkananyuzamo nkavuga mfite umunwa wo kuvuga mfite ubwenge ndareba nkakubwira ngo itware neza mu bihe urimo kora ibyiza umuntu wese ukora ibyiza ubwo aba yubaka igihugu ukora nabi abagisenya iyi ni gakondo yacu niyo twabyariye niyo duhekeye ibyiza byose dushaka nibyo tugomba kubona tukiri hano tugategereza ibyo byo mu ijuru bya rusange ibyo mu ijuru ni rusange n'abagande n'abarundi n'abakongomani n'abazungu ngo ni ijuru ry'abantu barikoreye bose ariko ibyiza ukorera hano ni ibyacu ni ibyawe natwe abo bawe babugufi bwawe rega njyewe nganira n'abantu ndi mu bantu bafite intego zo guhura na buri wese nuko byananiye iyo nteze moto ngenda nganiriza umumotari nkumva ibitekerezo bye nkumva ukuntu ambwira hari uwo ntega natangira kumuganiriza ati nicyo narindindira ati buryo unteze bwa kabiri ati nkunda ukuntu ugenda unganiriza mba ngira ngo numve ntabwo njyewe nize amashuri asoma ibitabo byanditse mu zindi ndimi ngo nzamenye ubundi bushakashatsi nkorera hafi aho nkamenya ngo uyu muntu umva ibintu byababaje runaka umuntu akakuganyira ibintu undi akagushimira umuntu noneho ugahita umenya ukuntu wabaho uko nabaho rero nkumva nabikangurira n'abandi mwakoze cyane ngo nari ngukumbuye cyane none Imana ishimwe yo ikikurinze ngo pore komera yego ngo thank you ndabashimiye naho ubutaha abo twabanye ngira nimero ya telefone ni 0782
62 69 78 07 82 62 69 nunyenera unyandikire kuri WhatsApp mvugishe umuntu ugira inama abantu zose niyo yaba ari inama y'abubatsi maze imyaka 20 mu rushako kandi ubuzima bwankoze bimwe muvuga mwize ngo challenge bwarancalenginze ku buryo mfite ikintu nakugiraho inama mpereye no kurara waba uri umusore waba ufite ibintu runaka bikugoye njewe ndabizi ko tuganiriye wakira kandi ugakira ntacyo ngusabye haba kuri telefone cyangwa tugahura ariko dukwiye kubaho dufitiye umumaro abandi izina mfite nkavuga ibintu bizima byubaka bikomeza abandi ntago ndi umuntu wo kwihisha ngo ndi icyamamare ngo ndi umusitari ejo ndimo mbabwira umuririmbyi umwe mu Rwanda twajyanye kuririmba yanga n'intebe bamuhaye ngo ndaguma mu modoka yanjye ntagire umuntu asohoka agahaguruka akava mu modoka aririmba agasubiramo hanyuma njyewe mvuga ni icyampa nkabona nk'abantu 10 bansuhuza hari n'igihe umuntu akubwira icyo agukundira wowe ubona bagukomera amashyi ntuzi n'impamvu ibyo bintu njyewe ntabwo mbishaka byo kwizamura byo kwegera umuntu munini nta muntu munini unahari abantu babayeho banini kigingo mu mateka barongera barangiza igihe haza abandi nimba rero umuntu agira umusimbura tujye twituriza twiyakira dukora ibyiza tugira intego nziza kandi bizashoboka kubera Imana n'imitima yacu nihinduka tukikunda tugakunda n'abandi murakoze cyane nimutongera kunyumva mumenye ngo ngiye mu bindi gusa ngiye numva shitse umutima munda ibyo ukora ubikore neza ukunda abantu ukunda igihugu cyawe buriho wajya hose nta kintu kiruta gakondo njyewe mbabwiza ukuri ibihugu byose nagiyemo narabikunze ariko mbona sinahaba njyewe nigeze kuva hano ngi Bugande njyana n'abana bajyana no mu bigo by'amashuri bariga byiza nimba hari abantu bazi Bugande abana banjye hari abigaga Muyenga high school wowe uzabazwa ibyo Abraham atagenje neza inama utamugiriye wari uhari hari ubwo Imana izakubaza ibya Eliya izatubaza ibyo mu gihe cyacu none igihe cyacu turimo ni igihe kirimo ibibazo ni igihe cyo mu minsi y'imperuka bisobanura ngo mu gihe ndi kuvuga ku magambo abiri yonyine sindayahindura nshimira abantu rwose mbona murimo kwiyongera ni ibintu bibiri byonyine niba ufite uri mu bihe bitakoroheye bitameze neza ujye wikomeza wirinde guhemuka Imana yabihindura niba wowe rero uri mu gihe kimeze neza aho wamereye neza hakorera ibyiza ntugire ukomeretsa wirinde utabona ufite amaboko uyu munsi ntabwo uzi ngo bizakomeza cyangwa bizahagarara bizwi n'Uwiteka siwifurije ko bidakunda byaba byiza ubuzima bwawe bwose ariko nawe ukora ibyiza ubuzima bwawe bwose wikandagira abantu ruca bantu babwira abandi ngo uzatunga ibi ngo ntakiriho ubwo nyine urimo uragira ngo uveho kugira ngo abitunge nimba Imana yarabimwemereye ukaba ugera ku rwego wirahira ngo utakiriho nibwo umuntu azamera gusa umenye ngo urimo urihemukira kandi uwo nguwo ubibwiye uranamukomerekeje yabitunze ukiriho se nawe ugatunga ibyawe nawe akagira ibye gaciyemo twahoze ducuranga twahoze tuganira ndimo ndagana ku musozo kuko abantu bari kumpamagariramo nta bantu dufitanye gahunda mvuyeho buri minota 10 n'ingahe ndaza kugarukaho nimugoroba nuko nganiriye naganiriye ndaza nkaririmba tukishima ariko nkananyuzamo nkavuga mfite umunwa wo kuvuga mfite ubwenge ndareba nkakubwira ngo itware neza mu bihe urimo kora ibyiza umuntu wese ukora ibyiza ubwo aba yubaka igihugu ukora nabi abagisenya iyi ni gakondo yacu niyo twabyariye niyo duhekeye ibyiza byose dushaka nibyo tugomba kubona tukiri hano tugategereza ibyo byo mu ijuru bya rusange ibyo mu ijuru ni rusange n'Abagande n'Abarundi n'Abakongomani n'Abazungu ngo ni ijuru ry'abantu barikoreye bose ariko ibyiza ukorera hano ni ibyacu ni ibyawe natwe abo bawe babugufi bwawe
rega njyewe nganira n'abantu ndi mu bantu bafite intego zo guhura na buri wese nuko byananiye iyo nteze moto ngenda nganiriza umumotari nkumva ibitekerezo bye nkumva ukuntu ambwira hari uwo ntega natangira kumuganiriza ati nicyo narindindira ati buryo unteze bwa kabiri ati nkunda ukuntu ugenda unganiriza mba ngira ngo numve ntabwo njyewe nize amashuri asoma ibitabo byanditse mu zindi ndimi ngo nzamenye ubundi bushakashatsi nkorera hafi aho nkamenya ngo uyu muntu umva ibintu byababaje runaka umuntu akakuganyira ibintu undi akagushimira umuntu noneho ugahita umenya ukuntu